Abakunzi ba Mbogo TV ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza kugira umunsi mwiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Ndabifuriza akazi keza ku bagafite, namwe mudafite akazi ndabihanganisha. Ndasuhuza kandi abantu mwese muri mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo, yaba Zambia, Malawi, Mozambique, South Africa, za Botswana na za Namibia n'izindi zose, mwese ndabasuje cyane. Ndifuriza kandi umunsi mwiza ku bantu mudukurikiye muri mu bihugu byaho ku wundi mugabane, yaba umugabane wa Uburayi, Sweden, France, Belgique, mwese ndabasuje cyane. Abari ku mugabane wa Amerika, ndizera ko muba mudukurikiye cyane, ndabibona cyane. N'abari mu gihugu cya Indonesia batibona rwose ko muba mudukurikiye cyane. Ndabifuriza umunsi mwiza n'akazi keza ku bantu mwese mugafite, namwe mutagafite ndabihanganisha, mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Iyi mukurikirana rero ni Mbogo TV, igihe mugiye kubana nayo mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse mu biganiro tugenda tubagezaho, mbashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment mu biganiro tugenda tubagezaho. Ni iby'igiciro rero, Imana ijye ibaha umugisha, inshuti z'akadasohoka rwose. Uyu munsi rero tugiye kuza tuganira ku nzozi, aho tugiye kugenda tunonosora inzozi imwe ku yindi. Ushobora nawe kwisangamo mu zo warose, cyangwa se hari undi muntu waba yarakubwiye inzozi yarose kumva uzibura ubusobanuro. Turi hano kugira ngo ubashe gusobanukirwa nazo. Murakaza neza rero kuri Mbogo TV, aho tugiye kuvuga ku nzozi zivuga mu mwuka. Uyu munsi turaganira ku nzozi abantu benshi barota ariko ntibamenye icyo zishaka kubabwira. Inzozi zo kurota uri mu mazi. Hari ababona barimo koga, abandi bakaba bari mu nyanja, abandi mu mazi meza, abandi yanduye. Ese ibi byose bivuze iki mu buryo busanzwe no mu buryo bw'umwuka? Reka tubimenye. Inzozi zo mu mazi rero, ibisobanuro bisanzwe. Kurota uri mu mazi ni imwe mu nzozi zikunze kubaho cyane. Mu buryo busanzwe, amazi asobanura ibitekerezo, amarangamutima n'imimerere yo mu mutima. Iyo urota uri mu mazi meza bivuze ko uri mu mahoro, cyangwa wumva utekanye, cyangwa uri mu gihe cyiza cy'ubuzima. Iyo amazi yanduye cyangwa yuzuyemo umwanda, bishobora gusobanura ko mu mutima wawe harimo stress, ibibazo cyangwa ibintu utarashyira ku murongo cyangwa ku mutima. Kandi iyo urota uri koga neza, ni ikimenyetso cy'uko uri kugerageza gukemura ibibazo, uri kwiyuhagira ku byo wahanganye nabyo. Ariko niba uri kurohama, bishobora gusobanura ko ibibazo by'ubuzima cyangwa ibitekerezo byinshi bigiye kugushegesha. Rero ibisobanuro byo mu mwuka. Mu buryo bw'umwuka, amazi akenshi asobanura umwuka w'Imana cyangwa ubuzima bw'umwuka. Yesu ubwe yavuze muri Yohana 7:38 ati, uwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, amazi y'ubugingo azatemba aturutse mu nda ye. Rero bivuze ko iyo urota uri mu mazi meza, ushobora kuba uri mu bihe byo kwegera Imana, gusukwa no kwiyongera mu mwuka. Ariko iyo amazi yanduye cyangwa
ameze nabi cyane, ushobora kuba uri mu rugamba rw'umwuka. Hari ikintu kigiye kuguhungabanya mu buryo bw'umwuka. Iyo urota uri kurohama mu mazi, Imana ishobora kuba ikwereka ko ugiye guhura n'ikigeragezo gikomeye, ariko iguhamagarira gukomeza kwizera. Rero nk'urugero rwo muri Bibiliya, twibuke inkuru ya Petero igihe yabonaga Yesu agenda hejuru y'amazi, nk'uko tubisoma muri Matayo ibice 14 umurongo 29 kugera kuri 31. Petero yagiye mu mazi akagenda hejuru, ariko abonye umuyaga aratinya, atangira kurohama. Ibi rero byerekana ko amazi mu mwuka ashobora kuba ikigeragezo, ariko iyo twizera Yesu tugashikama mu kwizera, ntabwo dushobora kurohama. Iyo rero urota amazi meza, ujye ushimira Imana kuko ishobora kuba iri kukwereka amahoro no kwizera bikomeye. Ariko iyo amazi ari mabi, ni ikimenyetso kikwereka ko ugomba gusenga, gusaba gusukurwa no kureka ibikuvangira mu mwuka. Rero icyigisho cya 5 cy'umwuka, ujye wibuka ibi: amazi meza ko icyo bisobanura ari ubutungane, gucungurwa ndetse n'amahoro. Noneho amazi yanduye bikaba bisobanura ibigeragezo, ibyaha cyangwa se impuhwe z'Imana zigushakisha. Naho kurohama bisobanura kutizera, ubwoba cyangwa ibibazo bikomeye. Naho koga mu mazi meza ni ugusukurwa no kongera gutangira ubuzima bushya. Rero Imana iracyavuga mu nzozi. Iyo urota amazi, ujye wumva neza, uyasengereho kuko ushobora kuba ari ubutumwa bukomeye ku buzima bwawe. Rero murakoze cyane kuba mwumvise iyi episode ya mbere y'uruhererekane rw'inzozi zivugwa mu mwuka tuzagenda tubagezaho. Niba nawe warigeze kurota amazi, andika muri komenti uko byari bimeze, maze mu gice gikurikira tuzafatanye gusobanura inzozi zawe. Kandi ntimwibagirwe kujya mukanda like, subscribe no gusangiza abandi, kugira ngo abantu benshi bumve ibyo Imana ishobora kuvuga mu nzozi. Rero Imana ibahe imigisha n'amahoro kandi ibasobanurire mu mwuka. Njye rero mwabanye muri iki kiganiro yari Hagenimana Adolphe. Bashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Rwose ni iby'igiciro, Imana ibahe umugisha. Rero nakagaruka mu biganiro bikurikiraho, tuzajya tugenda tubasobanurira akantu ku kandi icyo inzozi waba wararose zisobanura. Waba uyifite ushobora kunyandikira muri komenti nkagufasha gusobanukirwa nayo. Eri mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV. Mugire umunsi mwiza n'akazi keza kuba gafite. Namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Nta gucika intege. Icyo usabwa ni ukwizera Imana no gusenga ko Imana byose niyo ibigena. Sawa, bye bye, mugire umunsi mwiza.